Data wa twese wera wo mu ijuru, duciye bugufi imbere yawe tugushimira uburinzi bwawe butangaje bwabanye natwe mu minsi duhereje inyuma yo kubaho kwacu, kandi bukaba bugikomeje kubana natwe ndetse n'abacu bose kugeza uyu munsi. Ikuzo no guhimbazwa bibi byawe Data. Uwiteka, tukweretse abarwayi tukwinginga ngo ubarambure ikiganza cyawe bakize, ariko ubushake bwawe ari bwo bubaho kuko uzi ibibakwiriye. Tukweretse n'ababuze ababo ngo bahumurize, abatentebutse kandi bihebye kubw'ibihe bari gucamo ubakomeze kandi ubabere ibyiringiro. Abari mu byaha ubakuruze ineza yawe biyegereze, ubafashe be kwinangira imitima, amaherezo akazaba kurimbuka. Uwiteka, turakwinginze ngo twese abo waremye mu ishusho yawe utubare gukiranirwa kose kwatugaragayeho ndetse kutugaragaraho uyu munsi, utwuhagireho imyanda yose, utwezeho gukiranirwa kwacu kose. Ukimara kutweza utubashe kwitondera ibyo wahamije bituyobora mu nzira nziza. Mwami Yesu, tugushimiye kandi aka kanya keza utwemere ko dutegera amatwi ijambo ryawe. Turakwinginze ngo utwereze umwuka wawe wera azabane natwe kandi adusobanurire, maze ijambo ryawe turibikire imitima yacu kutagucumuraho. Ubwo uri hafi kwerekanwa uzasanga tukwiteguye. Hamwe n'ibyo tutagejeje ntekerezo kandi ari ingenzi tubisabye kandi twizeye kubiduhera ubuntu. Urakoze Data, amen. Ndabasuhuje bene Data kandi inshuti zanjye, amahoro umwami Yesu atanga abe kuri mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Munsi tugiye kuganira amagambo magufi, icyampa ngo ntituyihererane ahubwo tuyasangize n'abandi. Benshi tubayeho mu mwijima w'ibyaha tutabizi cyangwa tubizi, twarabihisemo cyangwa tutarabihisemo, ariko kandi bamwe tukaba tudasobanukiwe ko amaherezo yo kuba mu mwijima ari mabi, ndetse kandi ko bidatinze buri kimwe dukora ari icyiza cyangwa ikibi kigiye kugaragazwa. Mbere yuko bimwe dukora bihishwa amaso y'abantu ariko bidahishwa amaso y'Imana bigaragara, benshi dukeneye kuburirwa cyangwa se kumva umuburo, guhanwa, kugirwa inama ndetse kwigishwa no guhugurwa, kugira ngo atazagira urimbuka azira kutamenya, kugira ngo kandi abandi duhindukire tuve mu bibi dukora, maze Uwiteka dukize bigishoboka. Habakuki igice cya 2:2, maze Uwiteka arambwira ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire. Nabonye ubusambanyi n'ubutinganyi muri benshi bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Bwa mbere nahuye n'umugabo ukuze w'umupasiteri ubusanzwe uvuga ko ari umurokore wo muri ADPR, ariko uyu munsi umwambaro wa kirokore yari yawutaye, yambaye uw'irari ry'ubusambanyi. Bitaba ku neza cyangwa se uko abishaka akaba yakwica. Mpura nawe mu kiganiro twagiranye, yambwiye ko iryo rari atabasha kurikontorora, nyamara kandi irari ribi ryamubase yari yarigiriye umugore udakorwaho kuko yari arinzwe n'Imana. Bagabo mugira irari, mwirinde cyane, kubera ko abo mu gihe cya Sodoma bari barabaswe n'ibyaha byiganjemo iby'ubusambanyi ndetse n'ubutinganyi, bageze ku rwego bararikiraga buri wese ndetse n'abo batazi ngo bahaze kwifuza kwabo gusa, kugeza ubwo bagiriye irari riba abamarayika bera bari baje kurimbura uwo mujyi wabo, bantu bari barashayishije. Twibuke iherezo ryabo ubwo uwo mudugudu wabo warimburwaga n'umuriro, ntihagire urokoka keretse Loti n'abakobwa be babiri. Ariko abo bakobwa kubera bari barigiyeyo imico mibi y'ubusambanyi, baje gusindisha se baramusambanya kugira ngo bagire urubyaro kuko nta bana bagiraga. Nagize agahinda gakomeye kubona umushumba w'itorero ufite umugore babana babyaranye yimika irari kugeza ubwo ashaka gusambanya uri mu kigero kingana n'icy'abana be, atagifite umutima umuhana, ku buryo yari ageze ku rwego rwo kumena amaraso kugira ngo gusa haze iryo rari ribi. Dukomeje kuganira, yambwiye ko wafashwe n'irari ry'ubusambanyi nta kintu aba akeneye kumva keretse gusohoza icyo ashaka gusa, ingaruka z'amahitamo mabi akazazirengera hanyuma. Byanyibukije inkuru y'umwami Dawidi, uko Imana yamuretse akingurira umutima w'ikibi, nuko yasohoje iteka ribi, asambanya umugore w'umwe mu basirikare be Uriya, maze kugira ngo yegukane umugore we Betsheba burundu kandi ahishe icyaha cye, yica uwo mugabo Uriya ngo icyaha cye kitazamenyekana. Imana idahishwa yamutumyeho umuhanuzi wayo Natani ngo amumenyeshe icyaha cye n'igihano yahawe. Ku muntu ushaka gusoma iki gitekerezo cya Dawidi cyangwa inkuru ya Dawidi, yasoma muri Samweli wa 2 igice cyaho cya 12.
natekereje kandi no kuri uyu mupasiteri ugenda abwira abantu ko ari umurokore nyamara yagera hihishe agakora ibyo gukiranirwa mu maso yizamubaza byose. Kandi nshimira Imana ko itamukundiye guhaza irari rye ngo asambanye umugore w'abandi cyangwa ngo amwice, kuko nabyo yabigerageje. Nshuti bene data, ni igihe cyo kwihana, umuntu wese akisuzuma ku giti cye, kuko iherezo ry'umuntu ryagerwaho igihe icyo ari cyo cyose. Mbese yemwe babwiriza binyuriye mu ndirimbo cyangwa se mu kibwirizwa, ni gute ijuru ritubona? None se turamutse dukuwe mu mubiri uyu munsi, ni ayahe mateka twaba dusize kandi n'iki twazibukirwaho? Ntabwo buri wese wayobye inzira ariko azagaruka mu nzira nziza, kandi ntabwo ukora ibyaha wese ariko azagira amahirwe yo kwihana nk'ayo abakurambere bagize. Ndabinginze nimureke aka gahe Imana itwongereye tugakoreshe neza. Mu kanya ntahahari, ejo ntihasezeranijwe, uyu munsi uyu mwanya niwo dufite wonyine, ntutubere uw'imfabusa. Umugore nyuma yo kurwana umwanya munini agerageza kwikura mu maboko y'uwo mupasiteri ngo atamusambanya, yirutse ahungira aho umugabo we yari imuhira. Agitekerereza umugabo we ibyamubayeho, wa mushumba wabaswe n'irari ry'ubusambanyi yaramukurikiye no mu rugo rwe. Ahageze nyir'urugo ababaye cyane yamushyizeho ikimenyetso gihereye mu ruhanga kugera mu musaya, kizajya kimwibutsa icyo yakoze kandi n'abazamubona bakakimenya, nuko bamuta hanze. Ijambo ry'Imana ritubwira abazaba hanze abari bo mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 15, ngo hanze hazaba imbwa n'abaruzi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya kandi akabikora. Icyampa ngo njye namwe ntituzagaragare muri aba bazaba hanze. Gushyirwaho ikimenyetso kwe hari icyo byanyibukije Kayini amaze gukora icyaha cyo kwica umuvandimwe we Abeli, uko yanzwe n'Imana imubwira ko ahindutse ikimuvume n'inzererezi. Kayini yananiwe kwihanganira igihano yahawe kuko yari afite ubwoba bw'urupfu, ariko Imana imushyiraho ikimenyetso ngo atazicwa. Aya magambo ari mu Itangiriro igice cyaho cya 4 guhera ku murongo wa 7 kugera ku 15. Ibi rero byanteye kwibaza niba benshi tutaba turi kugenda twaranzwe n'Imana, turi ibivume n'inzererezi kubera ibyaha byacu, cyane cyane bimwe dukorera mu rwiherero. Imana yahaye buri wese umurimo agomba gukora. Nihagira umuntu uhindukira akava ku murimo Imana yamushinze, agahitamo gukorera Satani, kwanduza umubiri we cyangwa kuyobora mugenzi we mu byaha no kuba yamwica, umurimo w'uwo muntu uravumwe, kandi ikimenyetso nk'icya Kayini kizamushyirwaho. Kandi nk'uko ijwi ry'amaraso ya Abeli ryatakiye Uwiteka, niko n'ijwi ry'urengana rizatakira Uwiteka kandi ntawe uzabikira. Mbega ukuntu bibabaje kwigisha abandi ntitwiyigishe, kubwiriza abandi ariko twe ntibigire icyo bitwungura cyangwa se ngo bitumarire. Ni igihe cyo kuba maso no kwirinda kugira ngo tutazaba icyapa kiyobora abagenzi kandi twe tukayoba inzira. Bwa kabiri, nabonye abaririmbyi bakiri bato bo mu Badventiste batuye ahantu habo ariho wa mugabo yatawe hanze. Abo bashyingiranywe, abakobwa ku bakobwa n'abasore ku basore. Umubare munini ni abakobwa kandi nibo batewe ishema no kuba ari abatinganyi. Umukobwa umwe wiyumvaga ko afite inshingano z'abagabo yigaragaje ko ashoboye kandi avuga ko umwanzuro yafashe umubereye, yavugirwagamo kandi ntiyakundaga kumva cyangwa kugirwa inama. Babyeyi mube maso, sengera abana banyu kandi mugire umwanya wo kubaganiriza, kuko ibi byinjiye mu itorero bivuye mu rugo kubera ababyeyi bahuze bakaba batakigira umwanya wo kuganiriza abana babo. None social media ikaba yarabaye inshuti y'abana kandi nta byiza bigisha keretse ibibi. None abana bayobotse inzira y'umwijima ariko baguma mu byo batojwe mu itorero, mu byo batojwe byo gusenga, kugira ngo utamenya inzira mbi bahisemo. Imbaraga n'ubwenge byagakoreshejwe mu gukorera Imana biri gukoreshwa mu kuyigomekaho no kuyigomera, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Babyeyi barezi, inshuti z'abana, turire abana bacu bari kuzimirira kure, dusenge cyane amasengesho yo kwiyiriza ahari Uwiteka yatugirira ibambe bakihana bagahindukira, iherezo nk'iryabo mu gihe cya Loti itaragera. Bwa nyuma najyanywe mu rusengero rutatse neza,
ryari iteraniro ry'abantu basa neza ariko batagira gahunda, bitandukanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga ko itorero ryayo rigira gahunda nk'uko Imana igira gahunda guhera mu irema. Nta kimenyetso nabonye cyanyeretse ko iyo ari inzu yo gusengerwamo. Sinahumviye ibyigisho bya Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana, habe n'indirimbo zihimbaza Imana. Icyakoze nahabonye imyidagaduro, ababyinnyi basangira, batanga impano bita amaturo, kandi abantu baho bafashanya. Ariko kandi mpabona udutsiko duto, buri gatsiko gakora ibyo gashaka ariko bitajyanye n'ibibera mu nzu yitwa iyo gusengerwamo. Kandi iyo babonye umushyitsi bashaka ko yifatanya nabo mu byo bakora. Nshuti bene data, mbese nihe duteranira kandi umumaro wo guterana n'uwuhe? Waba ukiri uwo guterana kwera, aho dushima Imana, tuyiramya, tukayihimbaza kandi tugafasha n'abatishoboye, cyangwa wahindutse wo guterana ngo twidagadure duhimbaza abantu, twinezeze, dutange hagamijwe kugwiza umubare w'abasenga? Ibaze nanjye nibaze, yewe mubwiriza binyuriye mu ndirimbo cyangwa se mu kibwirizwa. N'ubuhe butumwa twigisha bufite intego ki kandi nihe butambukirizwa? Nyuma yo kubutanga ni izihe mbuto twera? Abajya mu materaniro nihe duteranira? Niki tuhungukira? Aho nitwaba turi kunguka inshuti nyinshi, impano nziza kandi z'igiciro, tukarya tukanezerwa, akaba ari byo dutahira. Byaba bibabaje imitsima ari itujyana guterana. Imigani igice cya 29 umurongo wa 18 ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Tube maso, kuko muri iyi minsi y'imperuka, Satani yahagurukije abakozi benshi b'abahanga, bakora ibitangaza, bakoresha inzozi n'amayerekwa, bavanga ukuri n'ibinyoma kugira ngo baheze benshi mu mwijima, maze kurimbuka kuzadutungure. Birakwiye ko twese abategereje kugaruka kwa Yesu kwa kabiri tuba maso, tukagira kwirinda, dusenga kandi twiga ijambo ry'Imana, kuko bizatubashisha gutandukanya ukuri n'ibinyoma. Icyampa ngo turusheho kuzirikana ko ijuru Satani atagitsindiye ari ntawe aryifuriza, maze ngo duharanire gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko ibindi byose tuzabihabwa nk'inyongera. Abo nahishuriwe bose, yaba pasiteri wo muri ADEPR w'umusambanyi, yaba abaririmbyi b'abatinganyi bo mu Badventiste, cyangwa bahinduye inzu yo gusengeramo inzu y'imyidagaduro, ahantu ho kwinezereza, bose biringiye kuzajya mu ijuru. Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 ngo uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamwe imbaraga. Bene data, he kubaho kwihenda, kuko ijuru rizagirwamo n'abariharaniye bonyine, kandi ukora ibyaha cyangwa se ubikora nkana, mu ijuru nta mwanya we uzahaboneka. Yaba twamenyaga abandi tukazirikana ko nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarimburwa. Migani igice cya 12 umurongo wa 3. Ntabwo twakwishuka ngo tubeho imibereho twihitiyemo inyuranije n'ijambo ry'Imana, maze ngo twiringire kuzarama. Oya, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko umuzi w'umukiranutsi ari wo wonyine utazarandurwa, kuko yakoze ibyo gukiranuka. Mu gihe cya Nowa 8 gusa bo mu nzu ye nibo barokotse. Umwuzure wabayeho urimbura abandi baturage bose. Mu gihe cya Sodoma na Gomora, Loti niwe warokotse. Tuvuge iby'umwami Ahabu washyingiranywe n'umwamikazi Yezebeli wasengaga ibigirwamana, nuko inzu ye yose yarimbutse. Umuzi w'umunyabyaha uzarandurwa. Twirinde kwifatanya n'abo tutizera kimwe. Ukunda guhugurwa abakunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa abasa n'inka. Aya magambo ari mu Migani igice cya 12 umurongo wa 1. Ubwo benshi bari kure ku bwenge, icyampa ngo twe tubukunde, tubugundire, twange gusa nk'inka, dukunde guhugurwa. Twibuke ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, kandi kuva mu byaha ariko kujijuka. Dusoze na Zaburi 128.